neza nongeye kubasuhuza. Iyi ni Arisho AI TV show, ndagarutse mu kiganiro nanone isaniro ry'imitima cyangwa se ukubaka umuryango nyarwanda. Kora subscribe utarayikora kugira ngo urusheho kugenda umenya byinshi byubaka umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero tuje kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ibintu 10 udakwiriye kubwira inshuti yawe. Mu by'ukuri inshuti zacu cyangwa se inshuti tubana nazo ni abantu duhura nabo, dusangira nabo tukishima, ariko mu by'ukuri hari ibintu tuba tutakwiriye kubasangiza kubera yuko nubwo ari inshuti zacu ariko ni abantu buntu. Rero uyu munsi muri iyi video tugiye kureba cyangwa se ngiye kubereka ibintu 10 by'ingenzi utagomba kubwira inshuti zawe izo arizo zose. Murakoze cyane, reka dutangire rero. Kurikirana video yose kugira ngo uze kumenya ibyo bintu 10 utaza guhumbamo na kimwe, ugasanga hari aho ushobora kuzagwa mu mutego kuko utakimenye ko icyo kintu ari ingenzi. Murakoze cyane rero. Ikintu cya mbere udakwiye kubwira inshuti zawe niyo zaba ari zituvuga ngo ni inshuti magara. Ntuzigere usangiza amakuru y'akazi kawe cyangwa se amabanga y'akazi kawe inshuti zawe, kuko ntabwo ari ibintu byiza. Mu by'ukuri nubwo ari inshuti zawe ariko icyo kintu ntabwo ari ibintu byiza. Amabanga y'akazi kawe yakipinge, musangire ibindi ariko ibyo ngibyo ubyihorera. Ikindi kintu cya kabiri, ntuzigere usangiza inshuti zawe ibintu bigoye mu rukundo rw'abandi. Iyo urimo kubwira inshuti yawe iyindi nshuti ibi byabagoye, amakosa bakozemo, uko we wari kubigenza, ubanyega ubagira gute, ubavuga nabi, mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza, kubera ko ibyo bintu bishobora kwangiza cyangwa se gutandukanya urukundo rwanyu, kubera ko aravuga ati ukuri kuvuga abandi nanjye ubwo niko gira gute niko mvuga. Urumva rero ntabwo ari ibintu byiza. Ikindi kintu cya gatatu, niba utiteguye gusangira amafaranga yawe cyangwa se umutungo ufite n'inshuti zawe, irinde kuwubasangiza. Irinde gusangiza umutungo wawe bwite inshuti zawe, kubera yuko rimwe na rimwe ari igihe habamo jalousie, ugasanga abantu bakugiriye ishyari kubera iki niwe wabahaye amakuru nyine y'ibyo utunze. Rero ayo makosa niba wayakoraga ntuzabyongere. Mu by'ukuri ndakwinginze kurikirana video yose kugira ngo umenye n'ayandi makosa udakwiriye gukora, mu ibintu udakwiriye gusangiza inshuti zawe. Tugiye ku kindi kintu cya kane, ibintu umuntu yakubwiye akwizeye. Niba ufite umuntu wakugiriye icyizere akakumenera ibanga riri ku mutima we, avuga ati niwe wafasha, ndakwinginze ntuzigere urubwira undi muntu niyo yaba ari inshuti yawe. Kirazira, kubera yuko kumena ibanga ry'undi muntu ntabwo ari ibintu byiza. Tugiye ku cya gatanu rero, imyitwarire yawe mibi cyangwa se y'ibanga mu muryango. Niba hari amakosa yawe uzi wiyiziho wowe ukaba ubizi ko ari amakosa ukora, irinde kubisangiza inshuti zawe, kuko rimwe na rimwe hari igihe bagufata nabi. Niba ari ibanga ry'umuryango, hari ikintu kiba mu muryango ukumva ari ibanga ry'umuryango, irinde kubisangiza inshuti zawe, kuko rimwe na rimwe bashobora kubona umuryango wawe nabi cyangwa se bakawufata uko wiboneye bitewe n'uko nyine wabahaye amakuru y'ibintu biri muri uwo muryango wawe. Ikindi kintu cya gatandatu udakwiye kubwira inshuti zawe, ntuzigere ubasangiza amakuru y'urubanza bijyanye no mu mategeko cyangwa se ibibazo byo mu mategeko. Mu by'ukuri hari igihe tugira inshuti ukaba turabizi noneho byangwiririye byagenze gutya, ariko niba uzi neza ko birajya mu rubanza bikajya mu kuburanishwa, irinde gutangaza ayo makuru, kuko rimwe na rimwe uri kuyabwira abashobora kwifashishwa mu bundi buryo butari bwiza bukurwanya. Rero niba icyo kintu utari ukizi ukimenye, ntuzigere usangiza amakuru yawe y'urubanza. Ikindi kintu cya karindwi kibi cyane, uzajye wirinda gupfobya abandi bantu. Ntugasangize ibitekerezo bigamije gupfobya abandi, kuko bishobora guhindukamo ibinyoma cyangwa se ibihuha, kandi ibihuha ntabwo ari ibintu byiza. Abantu bakagufata nk'aho uri umuntu uvuga ibihuha gusa, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ikintu cya 8 rero ukwiriye kwirinda, ni ibitekerezo byawe ku muntu w'inshuti yabo. Wowe tuvuge ufite inshuti yawe yitwa Clarissa, ngiye mfite inshuti yanjye yitwa Clarissa, hanyuma nzi yindi inshuti ye noneho ikaba ifite ibintu wenda ngiyewe ntahamanya nabyo, hanyuma nkashaka kujya kuyibibwira.
icyo ni ikintu kibi, kuko uri kukibwira ntabwo uzi uburyo ari kugufata. Mu by'ukuri gusangiza ibitekerezo byawe ku wundi muntu w'inshuti y'undi muntu ntabwo ari ibintu byiza, kuko rimwe na rimwe hari igihe wisanga uwo uri kubibwira we mutandukanye, mucanye mu bana, agakureka kubera icyo kintu wakoze. Rero murumva ko atari ibintu byiza. Ikintu cya 9, ibyo wumva cyangwa se wiyumvamo bitari ukuri. Ntukazajye usangiza ibintu, ibyiyumviro byawe cyangwa se ibintu wumva nyine wowe ubyumva uko, ariko ntabwo ubizi neza ko ari ukuri, nta gihamya ubifitiye. Ntukazajye ubisangiza inshuti zawe. Ikintu cya 10 rero ni ibintu byagutera isoni cyangwa se byatera isoni umuryango wawe. Ntukazajye usangiza ibintu byagutera isoni, ubisangiza inshuti zawe. Niba uzi ko nawe ubwawe bishaka kugutera isoni, ese ni iyihe mpamvu wumva wabibwira inshuti zawe? Ese bo nta soni bagira? Ese niba wumva ari igisebo cyangwa se byaba ari ibintu bibi ku muryango wawe, kuki wumva ushaka kubisangiza uwo muntu mwizeyeho iki? Ni iki gituma umwizera 100% bigeze aho ngaho? Ntabwo ari byo, kubera yuko ibyo bintu bishobora kukwangiririza izina, bishobora no kwangiza izina ry'umuryango. So rero ibyo bintu ntukazigere ubisangiza inshuti zawe. Mu by'ukuri rero uyu munsi ndagira ngo umenye ko inshuti ni umuntu wo kwizera pe, ariko nanone hari ibintu udakwiriye kwizera, hari ibintu udakwiriye kumubwira. Nubwo bwose ari umuntu wo kwizera, hari ibintu udakwiriye kumusangiza habe na gato. Rero hitamo amagambo yawe neza, hitamo amagambo yawe meza ushobora gukoresha mu gihe uri kumwe n'inshuti yawe, kugira ngo uhore uri inyangamugayo muri zo, ndetse uhore wubaka umubano wawe nabo, kugira ngo bitazavaho ejo bikagushwanisha nabo, kandi mu by'ukuri bari abantu b'ingenzi ku ruhande rwawe. Murakoze cyane. Ese wowe hari andi magambo wumva cyangwa se hari andi mabanga wumva udakwiriye gusangiza inshuti zawe? Sangiza iki gitekerezo abantu benshi, cyangwa se sharing iyi video igere ku bantu benshi. Ntiwibagirwe gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse nawe wayikoze ukore like, usharinge, ndetse uname comment y'andi mabanga wumva udakwiriye gusangiza inshuti zawe. Murakoze cyane rero. Yari Alisho AI TV show. Ibiganiro byacu nakagaruka, kandi cyane twibanda ku muryango. Ciao. Murakoze cyane, ndabakunda cyane.